Mu gitondo cya kare cyane umwami Leandre yari yashobewe. Amasaha 24 yarashize batarabona umuhungu wari wabuze ari we Korobe. Ifarashi ye gusa niyo yari babonye mu ishyamba yapfuye, yakubise agatuza ku rutare, haraguru yayo hari amaraso baketse kare ya Korobe ndetse n'urwandiko Lorette yari yaramwandikiye rwasaga naho rumaze iminsi. Iryo joro ryose umwami yari yarikesheje akanuye atigeze agerageza kuryama. Yagerageje kujya ku buriri, umugore yigira umwere amusakuriza cyane amushinja amakosa yose. Iryo joro agana saa 6 n'igice yagiye kuryama iruhande rw'umwamikazi. Umwamikazi wari utangiye gutora agatotsi ahita amubwira ati ese ugiye kuryama usinzire, ari we watumye umwana wanjye yicwa? Ese si wowe wirukanye Lorette? Iyo utamwirukana umwana wanjye bagiye kwiyahura mu mashyamba. Erega buriya wasanga ari we wishe ifarashi nkana yarangiza akiyahura kubera kumubura. Umwami yagize ngo wenda nagahinda kari kumuvugisha ibiterekeranye, aramwegera yitonze aramubwira ati yaba yiyahuye muri ubwo buryo umurambo we wari kugaragara. Njye nizeye ko umwana wanjye ari muzima, byanga bikunda afite ahantu ari, kandi nizeye ko turi bumubone. Umwamikazi arakaye cyane ati mayi uri kubivuga nk'ubizi koko? Erega n'ejo wari uri kwigamba ko ari wamweretse aho gucikira. Ni gute watinyutse kumubwira hariya hantu ubizi neza ko ashobora gucika? Kuki wamweretse uriya muryango unyuze mu gikuta? Umwami Leandre ati ariko rero nawe uri gukabya ko nshinja amakosa. None se kubona mubwira hashobora kunyura mu bihe bigoye, mwamwereka nk'umuntu uzaba umwami icyaha nari nkoze ni ikihe? Umwamikazi yararize ashaka no kurwana umufata ku maboko ati niba nta cyaha wakoze uba ari hehe? Nanapfura avuga ngo nta cyaha wakoze kandi ari wamurangiye inzira yo kunyuramo yishyira mu maboko y'abanzi. Buriya bamwishe batwara umurambo basiga intumbi y'ifarashi kuko umwana bari bamaze kumubona. Yakomeje kurira ati ni gute wikora mu nda? Ko wari ubizi ko wamurakaje ukirukana Lorette, kuki wamubwiye inzira koko yanyuramo ajya kumureba? Umwami ati none se wirengagije inama wangiraga ubwo nazanaga igitekerezo cyo kumujyana kure ya Korobe? Njye ubwanjye ubwo nari mpagaze ku igorofa yo hejuru nk'umwami ndebe biri kubera mu bwami bwanjye bwose, nababonye bahoberanye basoje amufata ikiganza mujyana munsi ya kiriya giti cy'umunyinya kiri mu busitani. Lorette amwicara imbere mu maguru nawe amushyira ibiganza ku ijosi. Aho mbikubwiriye wibagiwe ukuntu wambwiye? Niwambwiye ngo twice uwo muja tumuhaye uburozi, niba icyapfuye nawe uzigera bimenya, ngo umwana wacu azagira agahinda bishira atazagira n'uwashinja amakosa. Wibagiwe ukuntu wateye hejuru hakana ubwo navugaga ko twamuhindurira inshingano ntakomeza kumubera umuja wihariye, Korobe tukamuganiriza bakaba babihagarika ku neza, ariko hatabayeho kubabaza Lorette mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sibwo nazanye igitekerezo cyo kumwohereza kure kuko ntifuzaga kwica umuja wavukiye mu rugo rwanjye akita ku mwana wanjye atizigamye. Ese ndari kumuziza urukundo? Nijoro nohereza abasirikare ngo bajye kumufata nkabashakira inzira yizewe yo kunyuramo, byose ni wari ubiri inyuma. Umwamikazi yakomeje kurira aramubaza ati ubundi se hari umugore ugira umugabo inama nawe ntakoresha ubwonko ngo atekereze igikwiriye? Njye ngurusha ubwenge se kandi ari wowe mwami? Wabaye umwami utazi gutandukanya icyiza n'ikibi gute ku buryo wemera ko umwana wacu aturuka mu ngoro akajya gupfira ku gasi hejuru y'umukobwa? Urumva se nyine atari wowe wabiteye ibi byose? Amakosa yawe arigaragaza. Uwanze kwica kariya gakobwa hakiri kare ngo umuhungu wacu yiyakire, uhitamo kukohereza kure kugira ngo nawe azagasangeyo yicirwe mu nzira. Ikindi uwarenze ku mahame agenga abami umwereka inzira y'ibanga. Kuki wamennye ibanga koko? None uracyakomeje guhakana ko ari wowe wishe umwana wanjye koko? Yarize kurushaho, umwami ararakara kuko umugore we yarayigize nabi kandi ari we wamuhaye ibitekerezo byinshi by'icyo bakorera Lorette. Umwamikazi nawe yari yarigeze kumubonana na Korobe bari gusangira umwembe mu busitani barebana mu maso ukuntu. Ibyo byamuteye umujinya cyane arushaho kurakarira Lorette. We yifuzaga ko yicwaho kugira ngo yoherezwe kure, ariko umwami bari gufata umwanzuro. Ubwo yakomezaga kwiriza umwami akibuka ibyo byose akumva ukuntu yari ari kumushinja amakosa, yaramubwiye turi inkunguzi wa mugore we. Ayo marira niyo gukungurira umuhungu wanjye. Barashwanye cyane, umwami ahitamo kujya mu ntebe ye ya cyami burinda bucya. Yanasabye abasirikare be kutamwegera. Mu gitondo cya kare rero akicaye muri iyo ntebe hari abinjiye bamushaka. Yarahagurutse asohoka hanze ngo arebe, abona ari wa musirikare yari yatumye mu gace ka Ruware kwa Ramarisha aho Lorette yari aherereye. Yaramuzanye ameze neza nta gikomere nta naho bamunosha urwara. Umwami yamubajije icyo yamubwiye ku bijyanye na Korobe, avuga ko yemera ibaruwa yohereje gusa ariko ko batigeze babonana kandi ko atarazi niba yaje kumureba. Abasirikare bari baturutse Ruware baherekeje uwo nguwo w'ibwami. Umwami yasabye ko bose bashyirwa ahantu hatuje bagahabwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, ababikeneye bakabanza kuryama bakaruhuka. Yarebye Lorette mu maso ntiyagira ijambo na rimwe amuvugisha. Lorette w'umutima wateraga cyane ubwoba ari bwose. Ibyo kwihagararaho byo byari byamunaniye. Yaratitiye, umwami atanga itegeko ryo kuba bamufunze ntagire ahajya. Inama yihutirwa ku kanya yahise iterana ndetse umwami ajya kubyutsa umwamikazi ngo azayitabire nubwo bari barayibakaranyije. Nawe yashoboraga gutanga igitekerezo cyumvikana. Umwami yabajije abajyanama ati ese umuhungu wanjye aramutse ageze hano amahoro ari muzima, kuko akemeza ko icyatumye ava mu ngoro akagenda ari ukubera ko yifuzaga kugera aho Lorette ari, twakora iki? Ese tuzemere babane umuja azahinduka umwamikazi mu gihe nzaba ntakiriho?
Abajyanama babanje kuvugavuga, umwamikazi warirakaza ntiyagira icyo avuga, hamera nk'hajemo akavuyo. Hanyuma umwe wari umuhanga muri bo, uwo umwami yakundaga, arabaza ati harya ubundi hashingirwa kuki kugira ngo umuntu abe umukazana w'umwami? Abari aho baramurebye kuko arabajije ibyo azi, ariko umwami yasabye ko hagira umusubiza. Umwe yaritoye aramusubiza ati kugira ngo umukobwa yemezwe nk'umugore w'umuhungu w'umwami nuko aba afite inkomoko izwi kandi umuryango we wiyubashye ukwiriye koko gushyingira umwami. Umukazana ava mu muryango w'abami, w'abatware b'indahemuka cyangwa mu bantu bagiriye ubwami akamaro kandi bubahwa. Umuryango w'umukobwa ugomba kuba uzwiho kubaha umwami, utigomeka kandi bafite amateka meza. Naho umukobwa ukomoka mu muryango uciriritse cyangwa wahoze ari umuja, niyo yaba afite ubwenge n'uburere bingana iki, nta burenganzira agira bwo gutekerezwaho nk'umugore w'umuhungu w'umwami, kuko byafatwa nko gutesha agaciro amaraso y'ubwami. Umwamikazi wari wacecetse yaramwenyuye aramwunganira ati ni nayo mateka dufite mu bwami bwacu. Abamikazi bose babaye muri ubu bwami bari bafite inkomoko ku bandi bami cyangwa ku batware bakomeye. Nanjye navuye mu bwami bukomeye, data yari umwami, mama ari umwamikazi, kandi byamfashije kumenya inshingano zindeba. Umwami wari uzi ibyo yamukoreye nijoro yariturije, umutima arivugisha ati nta mwamikazi ukurimo, kuko ubona ibintu bihindutse ugahindukana umugabo. Umwamikazi yarakomeje ati umwana wavukiye muri iyo miryango abaza amategeko n'imyitwarire igenga abari mu muryango w'umwami, uburyo bwo kwakira intumwa no kuvuganira igihugu mu ruhame, akamenya kuvuga ijambo no kwandika nk'umuyobozi, kandi akaba azi neza amateka y'ingoma, imiryango ikomeye n'uko igomba gufatwa mu bwami. Aba azi kubika ibanga, yitonda, azi no gushishoza ku buryo yazabasha gufasha umwami w'ejo hazaza mu kuyobora ubwami. Naho umuja we uretse kumesa ibirimo imyanda, guteka no gukubura, nta bundi bwenge aba afite. Umwami yabajije wa mujyanama wari uzi ubwenge ati ubonye igisubizo washakaga? Nawe ati nta gisubizo numvise mu byo bavuze. Umwamikazi yamurebye nabi cyane kuko aratesheje agaciro ijambo rye, ariko nawe ntiyagiraga ubwoba na gake, ntabwo yamutinyaga. Yarakomeje ati umukobwa ushobora kuba umukazana w'umwami ntatoranywa kubera ubwiza cyangwa amazina akomeye y'umuryango w'iwabo, ahubwo agomba kuba afite ikindi kintu gikomeye cyihishe muri we cyatuma atoranywa. Agomba kuba afite ubwenge, azi guca bugufi, umutima wo wita ku bandi, afite n'ubushobozi bwo gutekereza kure kandi vuba. Umuja ashobora gutungurana akagira ibyo abandi batabona, ashobora kuba azi guca imanza, akamenya gutandukanya ukuri n'ikinyoma mu magambo make, cyangwa akagira ubushishozi bwo kumva ibyo igihugu gikeneye n'akaga kacyugarije kandi akagira icyo abikoraho. Ibyo ntibiva gusa ku kuba akomoka muri iyo miryango, kuko nta muryango uba urinjije. Njye simvuga byinshi, ahubwo ndagusha ku ngingo. Umuhungu w'umwami naboneka azashyingiranwe n'uwo akunda kandi umukunda. Uriya mukobwa azabanza atozwe, ibyo byose abyigishwe, cyane ko hakiri kare ngo abe yaba umwamikazi. Mwami uretse n'ibyo, aho azabera umwamikazi azaba afite abajyanama, wenda na nyina w'umwami azaba akiriho. Umwamikazi avuga cyane ati ese niwe utanga amategeko hano? Ni gute utinyuka kuvuga ko umuja akwiriye kubana n'igikomangoma? Umujyanama ntabwo yarahagurutse aravuga ati mwami. Umujyanama ntabwo yarahagurutse aravuga ati mwami, ese si byiza ko umwana wabaho yishimye? Ese byaba bimaze icyo ashyingiranywe n'uwo adashaka kuko adafite amahitamo yo gusuzugura umwami, ariko akazabaho ababaye atishimiye amahitamo bamuhaye? Ni hahandi amara kuba umwami kuko aba yemera ibyo ashaka byose, noneho ntawumutangira, agaharika umwamikazi akamushakiraho abandi akunze. Ni iki cyatuma mwanzura gushyingira umwana w'umwami umukobwa w'umuryango ukomeye gusa kandi atamushaka? Ese muri mwari wigeze abana n'uwo adakunda ngo aduhe ubuhamya? Niba ari ntawe, reka njye mbibabwire, biba birura, biba bishaririye cyane. Ntiwatekereza neza ubana n'umuntu udakunda? Ese biracyari ngombwa ko tubiganiraho namwe mwibonera ingaruka byateje? None Koruba ari he? Iyo mumwemerera amahitamo ye, aba ari hano atuje, ari gutekereza ku kuntu we n'umukunzi we bazateza imbere ubu bwami. None ahari ntituhazi, ntituzi niba ari na muzima. Bose bararebanye, umwami ahita amucecekesha. Yaramubwiye ati tegura ibibazo bitarenze 5, ibibazo bigufi bisaba ko umuntu asubiza mu mwanya muremure agasobanura neza akoresheje ubwenge. Nabisubiza neza nta kindi ndarenzaho. Umwana wanjye naboneka akavuga ko icyamuteye kuva mu ngoro akagenda ari Lorette, ndamufasha kugera ku nzozi ze. Yahagaritse inama ku kanya, asaba abajyanama gusubira muri gahunda zabo. Bakimara kugenda, umwamikazi yaraje aramubwira ati ibyo uvuga sinabyemera. Ntabwo umuje yaba umwamikazi, ntiyaba umukazana wanjye. Hari abakobwa beza bazi ubwenge bo mu miryango ikomeye, Korbe ntiyaburamo wahitamo. Wenda tutazamuhitiramo, ahubwo tuzasuzuma imiryango nk'itanu twifuza kuba twashyingirana nayo. Iyo tubona ko yujuje ibisabwa, abakobwa bose tubatumire, tubahuze nawe, azihitiremo uwashaka. Naho ibya Lorette tubyibagirwe, kuko we sinazatuma amara kabiri. Umwami yaramubajije ati waba ukomeje imigambi yawe yo kumwica umoroze? Umwamikazi ati ahubwo nari narabuze uko mbikora, none ubwo mwamugaruye hano, reka mbikwereke. Umuja watumye umwana wanjye ahura n'ibi byago, sinamuhemba kwemeza ko aba umukazana wanjye. Yahise agenda, umwami asigara atekereza. Yarabizi ko umwamikazi ashobora kohereza ibyo kurya biroze cyangwa ibyo kunywa kugira ngo yice Lorette wari ugejejwe aho ngaho mu kanya gato, bagahita bamufunga. Yatumijeho wa mujyanama amubwira uko ikibazo giteye. Umujyanama aramubwira ati umwamikazi afite ingufu zikomeye, afite ububasha ahabwa n'icyo ari cyo, ariko niwe uri hejuru ya byose, niwe ugomba gufata umwanzuro wa nyuma.
Iki kibazo gishobora kujagaraza abantu bose bagata umurongo, ariko umwamikazi we yakomeza kuzirikana umugambi we mubi afite kuri Laurette kuko ari kumufata nk'uwabitangije byose, akaba yagenda akamugirira nabi uko abyifuza. Rero ugira uko bigenza vuba kuko Laurette apfuye na Corbin niba akiri muzima yahuhuka. Nubwo bitakundaga kubaho, umwami yatumye abasirikare babiri bari bakomeye kurusha abandi bakagenda bakaba bafunze umwamikazi mu gihe atari yakamenya amakuru kuri Corbin, bakamuguma iruhande kugera igihe ariko babahaye irindi tegeko. Akibohereza mu minota mike cyane intumwa yaje yiruka imubwira ko Corbin yabonetse. Ubu yari umusirikare wari wajyanye n'abandi, ariko bamaze kubona amakuru yose y'uko byagenze aza yiruka kugira ngo abimenyeshe umwami hakiri kare. Mu gihe bari bategereje ko abari bazanye Corbin bagera, uwo musirikare wari uje yaramubwiye ati umugabo wamutabaye yararimo azenguruka mu ishyamba ari kurebamo igiti cyiza kurusha ibindi ngo azagaruke kugitema kuko ari umubaji. Yageze mu ishyamba abona Corbin aryamye hasi kuhikura byamunaniye. Ifarashi ye yari yapfuye kare cyane. Corbin yavaga amaraso mu kanwa kuko mu kugwa yabanje agahanga hasi. Amahirwe yagize nuko ari ahantu hari ibyatsi kandi akaba yagerageje kwiramira akoresheje amaboko. Yakomeretse hejuru y'ijisho, mu gahanga, ku maboko no ku mavi. Uwo mugabo akimubona nta kindi yatekerejeho, yamujyanye ku kanogo k'amazi agerageza guhanagura ibikomere, aca umwenda yari yambaye awuzirikaho amujyana iwe mu rugo. Mu ijoro hagati ari kumukandisha amazi ashyushye nibwo Corbin yagaruye imbaraga akabasha kuvuga. Ngo mu kuva hano yiruka cyane yageze mu ishyamba, aho hantu hari ibisuro, ifarashi iranyererwa hasi nawe arayirengagwa imbere abanza agahanga n'amavi, ifarashi yimanuka hepfo ibanza agatuza ku rutare ihita ipfa. Mu gushakisha ahagana saa 8 tujya muri buri rugo twageze aho yari ari. Nubwo bwose abatwari bari bakoze uko bashoboye bagatangiriza umuntu waba wavuye ibwami cyangwa umwana we, nawe ugeze asaba abasirikare be kujya muri buri rugo. Kandi Corbin aho yaboneye agatege yategetse uwo mugabo kutavuga aho ari, nawe amwumvira nk'umwana w'umwami. Twe twageze yabanza kutubwira ko adahari, twinjira mu nzu ye tumusangamo. Mu isaha imwe gusa baraba bageze hano. Ibyo yabimubwiye akicaranye na wa mujyanama. Umwami yategetse ko umusirikare yitabwaho kandi akaruhuka, ndetse asaba abandi gutegura inzira umuhungu yari kunyuzwamo kugira ngo hatagira umuja cyangwa umugaragu umubona mu gihe ari kuba yinjira. Ntibari kumunyuza ku marembo magari aho abandi bantu bashoboraga kumubona. Bateguye inzira mu irembo rito cyane ryarahagana inyuma, kandi bashyira abasirikare bo kurinda ko hari undi muntu wagera hafi aho. Abo gutegura iyo nzira n'icyumba ari guhita ashyirwamo bakigenda, umujyanama aramubwiye ati namaze gutegura bya bibazo byo kubaza Laurette. Umwami ati yashize igihe gito cyane ariko sinibwiraga ko wamaze kubitegura. Nawe ati sinaba ndi umujyanama ndamutse mara iminota irenze iyi ngiyi ndi gutekereza ku bibazo 5 gusa. Yarabimubwiye maze ajyana nawe aho Laurette yari afungiwe. Yasabye ko bazanira Laurette intebe yo kwicaraho, asaba abasirikare bari bamuri iruhande kubabisa, agasigarana na Laurette n'umujyanama. Icyatangaje Laurette nuko yatangiye atamubaza ibibazo ku bihereranye na Corbin. Ahubwo umwami yaramwenyuye nkaho nta kibazo afite, maze aramubaza ati uriteguye tuganire mu kiganiro cy'ibibazo n'ibisubizo? Umukobwa ati yego nyagasani. Umwami ati hano mafite abantu 3. Umwe yarize cyane ariko avuga nabi kubera umutima mubi kandi agira umujinya hafi. Uwa kabiri avuga neza ntagira umujinya mwinshi, icyo umubajije agerageza kugusubiza ariko yize amashuri make. Naho uwa gatatu we ntazi gusoma no kwandika ariko yumva neza abantu. Umuntu wese umugannye aba azi ko hari igisubizo kizima ari butahane. None nshaka gutoranyamo umwe nkamugira umuyobozi, mpitemo nde? Laurette adatekereje cyane yaramubwiye ati ari njye nahitamo uwa gatatu utazi gusoma no kwandika ariko wumva neza abantu. Ubuyobozi ntibugendera ku byo umuntu yize gusa, ahubwo bushingira no kukumva abantu no kubaha ibyo bakeneye. Uwo muntu ushobora kumva amarangamutima y'abandi akamenya impamvu n'imyitwarire y'abaturage, ashobora kugirwa inama n'abandi bayobozi zamufasha kunoza inshingano ze neza, akiga n'ibindi akeneye byose. Ariko umuntu wize kandi yumva nabi abantu yaza abategekesha igitugu, kamere ikajya imuganza agakora ibibi. Umwami ati none se uravuga ko ubumenyi nta gaciro bufite? Laurette ati nyagasani mwami, ubumenyi bufite akamaro, ariko ubumenyi butarimo ubumuntu ntacyo bugeraho. Ubuyobozi bwiza kandi bufite ahazaza heza bushingira ku bumuntu, ubumenyi bukabwunganira. Itsinda ry'abantu batize naryo rigera abayobozi. Ubumuntu bwabo, ubwenge bavukanye nibwo butuma abayobozi beza, si ubumenyi bafite bakuye ahandi. Umwami yaramwenyuye arongera ati uyu munsi nari nicaye mu ntebe yanjye ya cyami, maze haza abagabo 2, umwe aje kurega undi. Umukire niwe waregaga, yavuze ko umukene yamwibye, umukene we arabihakana. Nta gihamya buri wese yampaye uretse amagambo yabo gusa, nta n'umutangabuhamya bari bazanye. None nshaka kuza guca urwo rubanza kuko njye ntari muri aka kanya. Gusa banza umbwire muri abo ngabo uri kuvugisha ukuri ninde? Laurette ati nyagasani, nubwo bigoye ko mu gihe udahari ari njye wahitamo guca urubanza, mu gihe hari abakungereje n'abandi bafite inshingano zo guca imanza, ndamutse mpawe ayo mahirwe koko nabanza kutagira uwo nshyigikira. Icya mbere bose baba bari kuvuga ukuri kandi bose baba bari kubeshya. Sinavuga ngo umukire afite ukuri kuko naho biba bihuriye, kandi sinavuga ko umukene ari kubeshya ngo mpite nemeza ko yibye koko kuko nyine asanzwe ari umukene. Nababaza ibibazo byinshi cyane biri kure y'ikibazo banzaniye, buri wese akaba ari ku ruhande mugenzi we atamwumva. None aha rero sinamenya uwaba uri kuvuga ukuri cyangwa ari kubeshya ntaraganira nabo.
umwami ati none se urabigenza ute niwumva bose bari kuvuga ibintu byumvikana? Lorette ati nakomeza kubabaza ibindi bibazo kuko ibyo nabo nababajije byonyine ntibyaba bihagije, ubwo nabasaba abatangabuhamya nkabasaba n'ibimenyetso bifatika, kandi nanone ibimenyetso bashobora kubihimba nabo batangabuhamya bakabuhimba. Rero byansaba kwinjira mu kibazo neza kuruta uko ndi kubivuga nonaha. Umwami Liyanderi yanze kurekeraho, arongera ati hari agace mfite ariko umutware wako yapfuye, nshaka ko hagira undi muntu ugasigarana akaba umutware wako. None nabashije kubona abantu batatu bose icyarimwe, umwe azi imirimo y'ubuhinzi, undi azi iby'ubucuruzi, undi wasobanukiwe amategeko neza cyane, kandi ako gace nshaka ko kagira umutware umwe uzatuma gatera imbere. None ninde naho izo nshingano? Lorette atari nkanjye nabanza kureba icyo ako gace gakeneye mbere y'ibindi byose, hagati y'ibyo kurya biva mu buhinzi, amahoro aterwa n'amategeko meza, n'ubukungu bwava mu bucuruzi. Uwo nguwo uzi iby'ubuhinzi yaba azi ibyo abaturage be bakenera uko babibona, akamenya n'icyo bakora birinda inzara, kandi abaturage badafite ibiribwa ntibabaho. Uwo nguwo uzi iby'amategeko niwe nakurikizaho nkamuha amahirwe mu gihe uwa mbere yaba adahari, kuko abaturage nabo bashobora kugirana ibibazo bikomeye cyane, bigasaba ko habaho umuntu wo kubafasha gukurikiza amategeko akoresheje ubutabera. Yashyira amategeko atuma badasesagura, ntihabe ruswa cyangwa akarengane, buri wese akajya agira ibintu bye ku giti cye, cyangwa se agashyira amategeko yo kubisaranganya. Liyanderi yamurebye mu maso umwanya munini, aramubaza ati tekereza uri umwamikazi, maze umugabo wawe ari we mwami agatanga nta mwana w'umuhungu mwabyaranye ngo abe yamusimbura, bagafata umwanzuro ko aba ari we ufata inshingano z'umwami, bakayoborwa n'umwamikazi gusa bakumva ko bihagije, maze igihugu kigaterwa n'inzara, abaturage bagatangira kwigaragambya. Ariko abajyanama bawe bose bakaguhatira gukomeza kohereza ibiribwa hanze mu bindi bihugu kugira ngo ubukungu bw'igihugu bukomere, wakora iki? Lorette ati igisubizo kirumvikana, nashyira imbere imibereho y'abaturage banjye. Ubukungu bubaho kuko hari abantu, si abantu babaho kuko hari ubukungu. Ntacyo bimaze kugira igihugu gifite abaturage bashonje, barwaye kandi bababaye. Nshobora kugabanya ibyo twoherezaga hanze cyangwa tukagirana amasezerano mashya y'igihe gito kugira ngo tubanze kwiyubaka imbere. Iyo abaturage babonye ko umuyobozi abumva, bemera no kwihangana iyo bibaye ngombwa. Umwami yarirakaje ati wowe urumva ubukungu bw'igihugu ntacyo buvuze? Lorette ati oya, ni ukubwubakira ku musingi. Umusingi w'ubukungu z'amafaranga n'abantu. Iyo abaturage batishimiye n'amafaranga arabura, ariko iyo abaturage bafite icyizere n'ubuzima, n'ubukungu buraza. Umwami yabanje kureba umujyanama mu maso, arahindukira yongera kureba Lorette, aramubwira ati uyu munsi ufite abaturage uyoboye, none baguhaye amahitamo abiri, hagati yo gutanga itegeko rikomeye rishyira abantu bose kuri gahunda imwe ariko rigateza impaka ntirivugweho rumwe, cyangwa kwemera ubwisanzure ku buryo buri wese akora ibyo ashaka, wahitamo iki? Lorette amureba mu maso yemye ati sinaha abantu ubwigenge butagira umurongo, budafite aho bugarukira, kandi sinashyiraho itegeko ribabuza amahoro, ahubwo natanga itegeko rifunguye ryo rigaha abantu ubwisanzure mu rugero runaka, ariko bakaba bagomba kugira imbibi ntarengwa. Ni itegeko ryakwemerera buri wese gutekereza, gukora no gutanga ibitekerezo. Itegeko rigenga abantu ntiryababera umutwaro, kuko amategeko abaho kugira ngo abarinde. Umwami ati none se abantu bose bashobora kwiyobora badahawe itegeko rikakaye? Nabo iyo batoje gutekereza neza, bakamenya gutandukanya icyiza n'ikibi, n'itegeko rikakaye bararyubahiriza. Ubuyobozi bwiza si ubwo kubangamira abaturage, ahubwo ni ukubatoza kubana mu mahoro. Umwami yahagurutse ku ntebe ati none se ukunda Korube? Nawe ati yego. Umwami turamukunda ku buryo wamwitangira? Nawe ati ndi bumwitangire bikamukiza ntabikora, ariko hari ubwo witangira umuntu nawe ntarusimbuke, aho gupfa babiri hapfa umwe muri icyo gihe. Lorette ati icyatumye ava hano akagenda nuko atarameze neza, kandi icyatumye mungura abona ari narahungiye ni igihamya cyumvikana cy'uko hano nta mahoro ahari. Umwami ati ese wabuze aho ari? Nawe ati simazi. Umwami Liyanderi ati none uri nkanjye muri iki kibazo wakora iki? Lorette nabwo ntiyatindiganyije, yahise amubwira ati umutima ugira itegeko ryawo, kandi hari ubwo umutima uhatira umuntu gukora ikinyuranyije n'amategeko yanditse. Umutima ubwawo ugira itegeko risumba iry'abantu bashyiraho, kuko iyo hari ububasha n'ubushobozi umuntu afite, ikiri mu mutima we kigira agaciro kuruta ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko. Umwami yamusiganye n'umujyanama, ajya kuzana ya baruwa wari watoraguye, aramubaza ati ibaruwa ni iyawe? Nawe ati ni iyanjye, nayoherereje Korube mu byumweru 2 bishize. Umwami atanga ati none se wayohereje ute? Nawe ati hari umugabo wo mu bice byo muri Ruwari wari uje mu murwa, avuga ko azanatembera akagera aho ingoro yubatse. Uwo rero namubwiye ukuntu yazana ibaruwa ikagera kuri Korube. Bakiganira umusirikare yaje yihuta amugeraho, aramubwira ati nyagasani turi kumwe n'igikomangoma. Umwami yarazi neza ko Korube atazi niba Lorette bamufashe. Yabajije umujyanama ati tumusige hano se? Nawe ati tumujyane turebe ko Korube ari bwitware namubona. Umwami Lorette n'umujyanama babanje kureba ya farashi bari bakuye mu ishyamba bakayizana aho ngaho yapfuye, abona kujya mu cyumba. Na Lorette barinjiranye bagera mu cyumba bari bamaze kumushyiramo. Korube yarameze nabi yuzuye ibipfuka, hari hakomeretse hose yicaye ku gitanda. Umwami akibona uko yarameze, amarira yamuzenze mu maso, yaramwegera agerageza kumuhobera nubwo yari afite intege nke. Ariko Korube kuko arabonye Lorette aho,
yumvise agize imbaraga arambura ukuboko kutari kwakomeretse cyane ahoberana na se. Umwami yatumye ku basirikare bari bafunze umwamikazi kumureka akaza muri icyo cyumba kuko yifuzaga ko nawe abona umuhungu we mu ba mbere. Yaje arira cyane aramuhobera nawe, yasaga nk'uwacururutse atagifite amahane menshi kuko umwami yari yamweretse ko byose bishoboka, aho muri iyo saha yose yari amaze afungiranye kandi arinzwe kugira ngo atagirira nabi Lorette. Korube yirebeye ko Lorette yarahagaze atavuga, mu mbaraga nyamuvuga mu izina ati Lorette. Lorette nawe kwihangana byaranze, anyura ku mwami no ku mwamikazi aramwegera aramuhobera. Korube yarishimye, ikiniga kiramufata, amarira atangira kumanuka ku matama n'umwami areba. Kuri icyo gitanda yari ariho, Lorette wari umuhobeye nawe ikiniga cyaramufasha atangira kurira. Aho kugira ngo umwami ababuze, yabwiye abari mu cyumba bose gusohoka bakabasiga ari babiri, ndetse atumizaho indi nama y'igitaraganya yagombaga kwandura ko Lorette agomba gushyingiranwa na Korube. Gusa mbere yo kujya mu nama, umwami yifuje ko abandi bana be b'abakobwa Mariso na Darisi baza mu cyumba bagasuhuza musaza wabo. Darisi wacyumvuye amakuru yanze kuza wenyine, ajya kureba wa mujavirane ngo nawe bazane bamusohoze. Bageze mu cyumba basanze Lorette akiri kurira, Korube nawe amarira yamanutse ku matama. Nubwo bwose yari yuzuye ibikomere, kongera kubona Lorette byamuhaye imbaraga. Yasuhuje bashiki be, asuhuza n'umuja we Virane, maze bakinga urugi mu mwanya batangira kuganira bisanzuye. Bari bafite amabanga menshi cyane bashaka kuganiraho. Igitangaje ni uko bari aho havuyemo Lorette aribo bari baramufashije gushyira mu bikorwa umugambi wo gucika. Wari umunsi umwe ubwo Korube na Darisi bafataga amafarashi bakajya inyuma y'ingoro basa nk'abari mu masiganwa. Ariko nyuma yo gusiganwa bari kuruhuka, Korube yaramubwiye ati kuva navuka nibwo nagira agahinda nkumva ubuzima bwanjye bugiye guhagarara. Icyo gihe Darisi yaramubajije ati byagenze bite? None se nukubera ko bajyanye Lorette kure? Nawe ati Lorette yarasobanuye byinshi kuri njye, yari ameze nk'igice cy'ubuzima bwanjye, kumubura iruhande rwanjye sinjya mbyakira. Buri joro ndamurota kandi no ku manywa niwe mba ntekereza. Iyo nibutse ko ntazongera kumubona kandi ko data na mama bamubonye banategeka ko yicwa, bindya umutima. Nubwo bwose murana na data dusa nkaho twabaye inshuti muri iyi minsi, iyo ndi kumwe nawe simba nishimye by'ukuri kuko mba mbizi ko nta kindi agamije kitari ugutuma nikuramo Lorette kandi ntibyashoboka. Yamweretse ya baruwa, Darisi amaze kuyisoma aramubwira ati ubwo nawe agukunda ntukwiriye gutuza ngo rekeraho. Niwemere ko urukundo rwawe rugucika gutyo gusa, ese wazavuga ko warwanira iki mu buzima mu gihe cy'umutima wawe wifuza cyakunaniye? Ubwo bwami waba uri kurwanirira ngo uzaba umwami data napfa, wasanga uzanapfa mbere y'utabuhawe. Erega data aracyari umusore, aracyari muto, aracyabasha kugenda yemye, agasimbuka, agakora imyitozo. Nta ndwara yamuzahaje afite kandi abanzi be bose bariyunze. Amaze imyaka n'imyaka atarwana urugamba na rumwe, urumva azapfa ryari ngo umusimbure? Wari uzi ko ushobora kuzashakana n'uwo bazaguhitiramo ngo kuko yazabasha no kuba umwamikazi, ukazagira imyaka 65, data afite imyaka 90 kandi akibasha gutegeka akiri ku ngoma. None ubuzima bwawe wazavuga ko wishimiye iki mu gihe urukundo rw'ubuzima bwawe rwaba rwaragucitse ureba? Kora uko ushoboye wane na Lorette, nibikunanira ntuzagira umutima ugucira urubanza nyuma yaho kuko hari icyo utakoze. Korube yarumiye kuko atibwiraga ko umushiki we muto yamubwira ayo magambo. Nawe ibyo nibyo yarakeneye kumva, ariko yari agifite akazi kanini ko gutekereza uko yazabasha gusohoka mu ngoro kuko yabaga irinzwe cyane. Amaze kuganira na mushiki we, yaramubwiye ati nkwiriye kumenya niba na Marisa ashyigikiye. Nawe n'abashyigikiye nzaba nungutse abantu benshi bo kungira inama y'uko nzagera kuri Lorette kuko ubu yamaze kumbwira aho aherereye. Kumugeraho nubwo bizagorana ariko ngomba kuzamugeraho. Yaganirije na Mariso amubwira ko amushyigikiye, karamutse abaciriye inzira akabana n'uwo akunda nabo byazatuma bahabwa amahirwe yo kwihitiramo abo bazabana aho gutoranyirizwa n'ababyeyi babo. Mariso yaramubwiye ati uzafate ifarashi yawe nanjye ufate iyanjye, tujye hanze y'ingoro nk'abagiye gusiganwa ku mafarashi, kubera ko nzaba ndi kumwe nawe nawe uzatekereza ko ushaka gucika, maze njye ubwanjye nzaguherekeza ncikane nawe tujye kureba Lorette. Iyo nama yisamiye hejuru, maze ku munsi ukurikira bazindukira mu muhanda w'inyuma y'ingoro, aho ngaho babaga barinzwe, abarinzi babo batari kure. Ariko bo bahisemo gukomeza imbere, aho bakatiraga bagaruka inyuma baraharenga. Bakomeje kugenda bagana mu cyerekezo cyo mu gace ka Ruware, ariko nanone Marisa amusaba ko bahagarara bataragera kure. Yaramubwiye ati uko biri kose babonye aho twaciye tugenda, dukomeje twaba turi kwishyira mu byago byo gufatwa vuba kuko bakimenya ko ducitse umwami ntiyakwemera ko tugera aho tugiye. Ndumva ngwire kugufasha ukagera kuri Lorette vuba, ariko ibi ntabwo byizewe. Dusubireyo wowe ukomeze wigira inshuti kuri data, nanjye wenda nzaba namaze gutekereza ku kuntu wazasohoka ku mahoro mu ngoro ntagire umuntu ukubona. Korube yishimiye ko abo bavukana bari bamushyigikiye bakomeje, maze iyo nkuru ayigeza kuri Virane. Hari nijoro atandukanye na se bari bamaze umwanya munini baganira. Umuja we wihariye Virane yaratekereje, ageze aramubwira ati nta wundi muntu wakugira inama yo gucika utari umwami. Korube byaramutunguye ashaka no kwirakaza, aramubwira ati bibizanamo imikino. None se ni gute nagisha inama data yo gutoroka kandi ari we naba ntorotse? Wowe urumva yangiriye iyihe? Virane tubutuje gato wumve neza inama yanjye. Umwami muganira byose akubwira ibintu byinshi muri iyi minsi. None rero ntega amatwi ngubwire uko uzatuma yivamo ubwo akakurangira inzira igusohora mu ngoro. Yateze amatwi atangaye, nawe aramubwira ati uzabaza umwami uti ko abanzi bashobora gutera bakazitira inzira zose,
ni ahantu warokoka yanyura ngo ahunge mu gihe ingoro yose yaba yagoswe, abantu benshi bishwe harimo n'abo mu muryango wacu? Uzabimubaza nk'umuntu ugamije kumenya ko uzarinda ubwami bwawe cyangwa se uko wazabasha gucika mu gihe bikomeye. Uzamwumvishe ko isaha ku isaha yatanga bitunguranye bikaba ngombwa kuba umwami, umubwire ko ibyo ngibyo bibaye hari amakuru utazi y'ibanga waba utiteguye neza. Mu rwego rwo kwitegura ko waba umwami isaha ku isaha rero, uzamubwira gusangiza ku mabanga abitse nk'umwami nawe uyabike. Korbe nabyo yahise abyemera ndetse aranabimushimira, aramubwira ati wowe uri umujyanama wanjye ukomeye, nimba umwami ukiriho nawe undi mujyanama uzajya ungira inama ngo ufate umwanzuro utarabyemera. Iyo nama yaragiriwe na Virane yaragiye imenyesha bashiki be nabo bayisamira hejuru. Ku munsi ukurikira yaganiriye n'umwami amubaza ibibazo byinshi, umwami ko kagwa mu mutego amwibwirira inzira yo mu ibanga yo mu rukuta hagati yashoboraga kunyuramo. Yaragarutse abibwira bashiki be nabo bamugira inama yo kureka agacamo iminsi mike, noneho ubwabo bukazamufasha gutegura uko ari gucikana n'ifarashi ye. Uko bari babiri bamwemereye kumufasha gucika, bakamugeza aho hantu umwami yari yamubwiye, bakamukuriraho amabuye akinjira akayasubizaho bagasubira kuryama. Kandi niko babigenje, ahagana saa saba bamufasha gucika ndetse anagenda nayo abaruwa Lorette yari yaramwoherereje. Bamaze kwigamba ukuntu babigenje hagati yabo, Lorette yumvise bimurenze kubera ukuntu bose bari bashyigikira urukundo rwe na Korbe. Korbe nubwo bwose yari afite imbaraga nke yivuye inyuma basobanura uko byagenze nyuma yo kurenga ingoro. Yagiye yihuta cyane anyura mu mashyamba agana aho Lorette yari yamurangiye mu ibaruwa mu gace kitwaga Ruware, ariko nawe uko yisanze hasi ntiyabashije kubisobanura neza, uretse kubabwira ko ifarashi yanyereye akongera gukanguka uwo mugabo amujyanye iwe ariko mukandisha amazi ashyushye mu gahanga. Bose baramwenyuye maze basaba na Lorette kubabwira amakuru ye. Mu gihe yaratangiye kuvuga, umwami n'umwamikazi binjiye mu cyumba bari barimo ari babiri gusa, dore ko bifuzaga kuba bari kumwe nk'umuryango wabo wose. Umwami yaje yicishije bugufi yicara iruhande rw'umwana we, umwamikazi nawe yicara hirya. Lorette na Virane bashatse kuba basohotse, umwami arababwira ati namwe muri ingenzi kandi turabakeneye, nimugume hano. Mu nama bari bavuyemo, umwami yari yavuze ko abo bombi bagomba kubana. Basesenguye ingaruka zishobora kuzavuka nyuma, babona ari nyinshi cyane kuruta uko bari kureka Korbe akabana na Lorette. Umwamikazi nawe arabyumva kandi arabyemera. Ikindi, mbere y'aho umwami yari yabanje kumwihanangiriza amubwira ko nitwara nabi mu nama arategeka ko afungwa ku mugaragaro. Abari mu nama bakamenya ko afunzwe, byaba ngombwa akamuha n'ibindi bantu bikomeye kuko yabonaga ashaka kwigira nabi kandi ari umwamikazi. Mu nama umwami yarabajije ati ese twishe uriya muja ntibyaba umuti mwiza? Icyo kibazo yakibajije ashaka ko umwamikazi yumviraho kuko aricyo yifuzaga. Wa mujyanama w'umunyabwenge utaratinyaga atanahawe ijambo yarahagurutse aravuga ati mwami, sinshidikanya ko ibyo wifuza byatuma umuhungu wawe asara burundu. Ese ubwo uribwira ko waba uri kumurinda cyangwa uri kurinda ubwami cyasha? Oya, witekereza ko urupfu rwa Lorette rwaba inzira yo guhosha ibyiyumvo bya Korbe. Ntibyaba ari ugukemura ikibazo ahubwo kwaba ari ukubiba urwango ruzabangamira ingoma yawe iteka ryose. Ese wowe wishe umuntu ukunda urumva byakemura ikibazo waba ufite? Byatuma hameneka amaraso n'amaraso menshi aruta mwatekereje. Umuhungu wawe yamaze kwerekana ko akunda Lorette bitari urukundo rw'akanya gato, bitari agahararo, ahubwo ibyo yakoze reka mbishyire ku mugaragaro kuko byari mu ibanga. Urakibuka ukuntu yagufatiye inkota ku gikano mukuziza? Ese impamvu yo guturuka kwe hari umuntu uri kuyishidikanyaho? Ninde wishimiye ko ameze kuriya? Nimutuma batabana kubera ingufu zanyu cyangwa umuja mukamwica, ntazigera bababarira. Azagira umutima wuzuye uburakari yitandukanye n'umuryango wose, mu mutima bafate nk'abanzi be ba mbere ku isi agomba kurwanya, ndetse ashobora no kuziyahura. Niyongera kubona andi mahirwe yo gutoroka akarenga ingoro, none hazigomeka ku buryo azanatekereza gutera ubwami bwawe, kandi ntiyazabura amamufasha muri urwo rugamba. Mwami, ikibazo ntikikiri Lorette, ahubwo ikibazo nuko dushobora gutakaza umwana wawe burundu, kandi igikomangoma nikigukuraho umutima kikakwanga, ingoma yawe izaba itaye umurongo. Abandi bajyanama bo gutanga inama zabo bagiye barushaho kumvikanisha ukuntu atanze igitekerezo cyiza akabavugiye ibintu, bose bisanga bari guhuriza hamwe. Uwo mujyanama yarakomeje aravuga ati ese ninde wabasha gusubiza ibibazo twamubajije neza nk'uko yabisubije? Umwami nawe yari yatangajwe n'ukuntu yasubije bya bibazo, maze uwo mujyanama bisangiza abandi ababwira uko byagenze, uko buri kibazo yagisubizaga vuba kandi neza adategwa kandi atarya iminwa, ndetse kugira ngo acima ko yasabye ko bibazwa n'umwamikazi bakareba ko abishobora. Umwami aravuga ati kwaba ari ukurengera, rekera kuvuga udacumuza ururimi rwawe ugahanwa kandi watangaga inama. Umwamikazi yegereye umwami aramwongorera ati singira ikibazo muri uyu mugambi wawe wo gushyingira umuhungu wacu wakunda, nanjye ndabishyigikiye noneho. Inama yarangiriye aho, maze umwami n'umwamikazi baza mu cyumba aho ngaho bazanywe no gusaba imbabazi. Umwamikazi yasabye imbabazi imbere avuga ukuntu ari watanze inama zo kwirukana Lorette, kandi yivamo avuga ko yumvaga banamwicaho kugira ngo abane na Korbe. Ariko yasabye imbabazi avuga ko byose yabitewe no gushaka kubahiriza imigenzo y'ibwami, yemera no gupfukama imbere yabo. Lorette yateye hejuru ati ntibikwiriye ko umwamikazi apfukama. Umwami nawe yagizemo isoni kuko umwamikazi yari akwiriye kubabwira ko ibyabayeho byahindutse amakosa kuko batari bazi imbaraga z'urukundo rwabo, ariko we yarasobanuye akantu ku kandi. Umwami aho gusaba imbabazi ngo ababwire ati nimubabarire, ahubwo yarababwiye ati ubugikurikiyeho ni ukuvara Korbe agakira neza, yamara gukira tukabakorera ubukwe.
Lorette byaramurenze abura uko yifata kubera ibyishimo, maze bashiki ba Korube bahita bamuhobera bamwereka ko bamwishimiye. Virane nawe abiyungaho. Korube wasaga nk'uwarembye nawe yarishimye ahobera se, maze n'umwamikazi nawe arabahobera. Umwamikazi yarebye ibyishimo byari aho hagati yabo, abwira Lorette ati nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha mu izina ry'umwami Liyanderi n'iry'ingoma yose, kugira ngo nawe wumve utuje kandi utubabariye. Lorette aramubwira ati nta kindi nifuza uretse kuzana ababyeyi bantoraguye mu isoko abasirikare bantaye imva hano bwa mbere bansize, maze abo babyeyi bakazamba iruhande mu mwanya data na mama bapfuye bari kuzaba barimo, ndetse umwana wabo muto Ruwina akazamba iruhande nka murumuna wanjye ntigeze ngira mu buzima, kuko kubera bo ndakomeje kubaho nyuma yo kuva hano ibwami. Bambera inzira yo kumenyana n'umuryango wa Celestin na Rumande bari bambonyemo umuntu udasanzwe, bakemera kumpa akazi gahoraho mu rugo rwabo. Abo nabo nifuza ko bazaba bahari. Icyakora iwabo wa Ruwini barakennye, nifuza kubafasha bakava mu bukene. Icya nyuma nifuza ni uko nabo umuryango nari narahungiyemo nyuma yo kubaka kwa Celestin nabo bazaba bahari. Umwamikazi yaramubwiye ati bizakorwa nk'uko ubishaka, kandi bose bazagororerwa kimwe n'uko tuzagororera umuryango w'uriya mugabo watabaye Korube. Uwo munsi wabaye w'ibyishimo, maze umwami atumaho abo bantu bose Lorette yari avuze ngo bazaha ibwami mu birori byari bigiye gutangira byo kwishimira ko umwana we abonetse. Abo bose bohererejwe amagare akurura amafarashi yo kubazanana n'imiryango yabo, kandi bakabazana nk'abantu bubashywe ku magare hariho amabendera y'ibwami. Umwami yasabye Lorette kutongera kuba iruhande rw'uwari ugiye kuba umugabo we ariwe Korube, umuganga akajya amuvura amwicaye iruhande, ndetse Virane akomeza kubabera umuja wihariye. Ibwami batangiye gutegura ibirori ndetse baranabitangiza, mu gihe abandi bari bagiye kuza nabo muri iyo miryango Lorette yari yavuze. Nubwo ibirori byatangiye badahari, bwakiye bose bahageze. Icyumweru cyashize bari kurya banywa, nta yindi mirimo iri gukorwa uretse abasirikare bonyine bari bakajije umutekano kurushaho. Icyo cyumweru cyarangiye Korube yarakize mu rugero ruhagije, noneho umwami asaba ko bakomerezaho ibirori bagakora n'ubukwe mu kindi cyumweru cyari kigiye gukurikiraho. Iyo minsi Lorette na Korube bayimaze bari kumwe, babwirana amagambo meza yose batabwiranye, inzozi buri wese yarosemo undi, uko biyumvaga muri icyo gihe batari bari kumwe, n'ibyo batekerezaga ku kuntu bizaba bimeze nibamara kuba umugabo n'umugore. Umunsi w'ubukwe warageze, maze Korube agaragiwe n'abo mu muryango we bose, ni ukuvuga umwami n'umwamikazi ndetse n'abashiki be. Lorette nawe agaragiwe n'abo mu muryango wa Ruwine. Umwami yabahaye inzu yo kubamo aho ngaho mu ngoro, kandi yongera gushimangira ko Korube ari we uzaba umwami nyuma ye. Yanatangaje icyemezo yari yafashe, avuga ko abakobwa be bombi nabo bazihitiramo abakunzi, gusa basaba kuzahitamo neza aho kugira ngo azabahitiremo abo badashaka ngo ni ukubahiriza imigenzo. Nyuma y'ubukwe, Celestin na Rumande, Ramarisha n'umuryango we, umwami yarabagororeye, bose abemerera ubutaka mu turere bari batuyemo. Ramarisha bamwemerera no kumuha ifamu y'inka. Ababyeyi ba Ruwini bo umwami yabashakiye aho kubaho ngaho ibwami, nk'uko n'abagize umuryango we biberaga aho mu ngoro. Wa mwana w'imyaka 13 ari we Ruwini wumvaga inkuru z'ibwami nk'imigani, yaragiye kuhaba ubuzima bwe bwose. Nyuma y'imyaka itari mike, Darisi na Mariso nabo barashinze imiryango ndetse barabyaye n'abana. Umwami Liyanderi yaratanze kuko yaramaze gusaza cyane. Korube ahinduka umwami, Lorette ahinduka umwamikazi, bakomereza aho yaragejeje. Dusoreje inkuru yose ya Korube na Lorette kuri iki gice cya 5. Niba warabanye natwe kuva ku gice cya mbere kugera kuri uyu musozo, ngushimiye mbikuye ku mutima. Kandi iki gice niba aricyo cyonyine wabashije kureba, kuba ugeze ku musozo nibyo gushimirwa. Turacyari kumwe no mu zindi nkuru zitandukanye, ngusaba gukomeza kubana natwe uko bishoboka kose.